mu bibi habanza urupfu, hagakurikiraho igifungo, hagakurikiraho ubuhunzi. Sibyo? Rero ntabwo twahera ku wafunzwe kandi hari uwapfuye. Sibyo? Tubanze rero twihanganishe abanyarwanda bose, twihanganishe inteko ishinga amategeko, twihanganishe cyane ishyaka PL, ishyaka ryo kwishyira ukizana kwa buri muntu, ryabuze umuyobozi. U Rwanda rwabuze umusenateri, PL yabuze presidente wayo ibihe byose. So Donatilla Mukabalisa abantu benshi baramuzi, yayoboye inteko igihe kinini mu bihe bigoranye, muri challenges, mu ngorane abamubanjirije bari baragiye bahura nazo, wagerageza kubyitwaramo neza, yisekera, yoroshya ibintu, nta mahane, nta kuzamura ijwi, nta Ndebura ku giti cyanjye personnellement ngiye byambabaje. Igihe yayoboraga intego nibwo natangiye kubona ko abagore mu nteko bakenewe ku bwinshi ahubwo. Reka manze nkoherereze ijwi rya Murangi uze kurishyiramo, cyangwa turishyiremo nonaha? Nta kibazo turishyiremo. Urashaka turishyiremo playing kano kanya? Ndaza no kurishyiramo. Yego, uraza kurishyiramo. Donc Murangira yavuze ko hagati y'itariki 24 na 29 mu karere ka Nyamagabe hatawe muri yombi gitifu w'umurenge wa Musebeya na vice mayor affaires sociales. Katwumve. 24 na 29 Nyakanga uyu mwaka wa 2026 Ribu yafunze abayobozi babiri aribo Uwamariya Agnes, umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Nyamagabe, aho akurikiranyweho icyaha cyo kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome. Nkurikiyimana Pierre, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musebeya mu karere ka Nyamagabe, arakekwaho ibyaha bine bikurikira. Icya mbere ni uguhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina, gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gufata icyemezo gishingiye ku rwango, gusaba cyangwa gukoresha imishamubiri ishingiye ku gitsina. Bafunzwe nyuma y'iperereza ryari rimaze iminsi rikorwa ku byaha byakorewe umukozi w'akagari ka Rusekera mu murenge wa Musebeya, bigahishirwa aho kugira ngo bimenyekanishwe kugira ngo bikurikiranwe. Abafashwe bafungiye kuri sitasiyo Ribu ya Gasaka mu gihe dosiye yabo iri gutunganywa kugira ngo izoherezwe mu bushinjacyaha. Ibyaha bakurikiranyweho bihanishwa ibihano bitandukanye, aho icyaha gito gihanishwa igihano cy'igifungo kuva ku mezi 6, naho igihano kinini kirimo n'imyaka 15 y'igifungo. Ntago meya ari umwere muri no dosiye. Ntago affaires sociales yahishira gitifu w'umurenge meya atabizi. Batwaye vice. Ayinya. None se uretse gatoya. None se gitifu wafunzwe yafashe ubwatsi abupakira mu nzu bwo kugenda ha abantu atazi ko yabuha babwakira. Yarazi ko babwakira. None se imyaka amaze muri izo nshingano urambwira ngo yagiye kurutira abika mu rugo kugira ngo ajye azibisha azibya. Ugiye kuvuga wese ahite abamaze kuyafata se bo nitubategereje. Mugira inama none ndebe ko asubira mu biro yongera abe gitifu. Nta soni. Ubyamiye ni miliyoni 10 uratsimbarara urahoza ku nkeke gitifu w'akagari. Muraho, waba uri umunyeshuri cyangwa uri umubyeyi ufite umwana wifuza kwiga kaminuza? Ngufite amakuru meza. Hanika Anglican Integrated Polytechnic ni kaminuza nziza iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Tubafitiye amashami atandukanye nka Information Technology, Automobile Technology na Civil Engineering. Ni koko ngimishijwe ikaramu ntiramburura. Murakaza neza muri Hanika Anglican Integrated Polytechnic.
Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turagarutse na mwarimu wacu, arasa neza cyane. Mwari waramutse? Yaramutse neza. Umeze ute se? Sava. Nanjye meze neza. Okay. Gitondo se urabona kimeze gute? Nibisanzwe tugize amahirwe wazindutse. Izuba ritaraba ryinshi. Sinkunda gukora ku zuba rwose. Ubundi kandi mu kumpeshyi saa 2 buba bwakeye. Yego. Ntabwo turi abakozi ba leta batangira akazi saa 3. Turi abakozi bigenga. Ubundi saa 2 twakabaye dutangiye, saa 5 tukajya kuruhuka, tukagaruka saa 10. Nkuko wabyemeye. Ya mande naguhaye. Amande wampaye se ko ejo nagize ngo tuyakore, byagenze gute? Nagize impamvu. Araho nagomba kujya gusinya akantu k'agasezerano. Ariko hari abandi bantu ndi bukugayire. Sinakubwiye harya ubushize bamwe ngo hari umuhungu wohereje amafaranga aravuga ko ngo wamuhejeje. Buriya umuntu wohereza amafaranga ntasome message akakomeza kuguhamagara, ntuzongere kumuha amafaranga. Undi wa kabiri, umuntu wohereza amafaranga bukira nta yandi ubonye nibura kubye kabiri ayo wamuhaye, uwatera umwaka uzamureke. Undi uwo wohereza amafaranga ntashime, ntagushimire, bagwe message ya merci nabo umuvanemo. Yego. Abo ngabo ejo birasa naho ubwatsi rero ubwatsi bwabonetse. Ushatse kuvuga? Ubwatsi ejo bwarabonetse. Oya, kandi nkubwiye abantu tugomba guha amafaranga. Ariko icyo wita ubwatsi buboneka ku itariki ntabwo ari ubwatsi buri. Ubwatsi ni ubuhoraho. Namwe mukunda kubikoresha nabi. Umuntu ubona ubwatsi rimwe mu kwezi ngo ntabwo afite. Ubwatsi barabuhorana. Nyiri ubwatsi n'ubuhorana. Ubona rimwe mu kwezi wapi? Ayo ntarimo. Wapi kabisa. Yego. Hari umuntu noheje amafaranga ntiyambwira ko yayabonye, ntiyanambwira merci. Ubwo rero nawe ngomba kumusiba mu nzajya nya. Umuntu uramuzi? Ishwe. Ari imbere yanjye. Zabase. Ayinya baretse gatoya. Reba. Baretse gatoya. Tubyereke rubanda. Yego. Derukana ryari ko. Nyereka message ya merci niyo nshaka gusa. Niyo nanjye ngiye kukwereka. Iri he? Irimo. Kandi ntuzagira icyo ukata. Oya. Ndagutanze tu. Oya. Iri he? Waryumyeho? Oya, irimo. Nzi ko irimo. Ahubwo we ntiwayibonye. Urya ni kuwa kangahera? Okay, twikore. Nari konzi ko nayikoze. Ayinya. C'est vrai? Twikorere sha. Buretse ntago twakoreye message ntari nayibona. Ntayo nabonye pe. Kuko nzi ko nje nayohereje. Ivuga ngo iki? Ivuga ngo thank you. Gusa. Use namenya ari iki washimiraga koko. Ntacyo. Okay, sawa. Thank you zaje nawe zo ni buri munsi. Tugende akona nakabonye. Ntago namenye ibyo ushimiye. Dore wampaye link. Nyimara kubona buri abutumwa. Nahise mvuga ngo thank you. Buretse nkwereke. Wabanje umpa link. Sibyo? Uhita ukurikizaho thank you. Nyimara kubona message. Thank you ko umpaye link. Sawa twagiye. None se ntubona ko iyi message kuri iyi message oya reba message ya link ni ya saa 12 n'iminota 14. Message ya thank you ni ya saa 1 zuzuye. Nyimara kubona ubutumwa bugufi. Hanyuma ubwatsi bwakugezeho sangahe? Nibwo nari mbubonye, nibwo nari ncanye telefone. Ntabwo niko warucanye telefone. Bitambona ubwatsi ndavuga ati uretse ndebe message y'ubwatsi. Message y'ubwatsi nayo tugenda ariko turimo turatindira abantu. Ntabwo twatinda. Tuba tugira ngo ikinyoma tugikubita agaragara. Ntabwo bikuvanaho icyaha. Oya ntacyo. Ntacyo. Message yangezeho saa 12 n'iminota 58 n'amasegonda 28. Saa moya
zuzuye nyuma y'iminota 2. Okay, sawa. Ubwo abakurikiye akeope nibo bakuvanaho icyaha. Hoya bakintu hoya nawe ugomba kugiye. Nuko hanyuma rero ngumeze gute? Sava ntabirenze. Ariko ubwo nyine n'abandi babyumva. N'abandi babyumva. Niyo cyaba igihumbi. Nta merisi. Ubwo nicyo cyanyu mubonye. Yego. Ariko niyo ninguha 50. Nkamara icyumweru nta jana mbonye. Ubwo nabwo nzagusiba. Hanyuma se uri ukwicaye imbere. Message byibuze yarikubye. Uretse gatoya. Ikibazo cy'unyicaye imbere ni ukudashima icyo cyabaye ikibazo. Ariko cyakemutse. Ibindi byo nta kibazo. Ariko cyakemutse. Yego. Yego. Ubwo nyine n'abandi babimenyereho ntabwo ari we navugaga. N'abandi babimenyereho. Iyo ngwaye bitanu bukira nta veni mbonye. Reka sinongera. Mwarimu yaraneje abakunzi bo kuri keope rwose. Kandi ntago uwo muco mugira. Nk'uyu muhungu rwose, umuhungu wanjye nawe ahise abikora neza. Niko bigenda. Amaboko atanga niyo yaciye. Ariko nuha umuntu amafaranga bukira nta yandi ubonye. Ntuzongere kumuha. Reka. Nizere ko ngiye icyo kintu kitazambaho nzajya mpora nibonera ubwatsi mana yanjye. Yego umeze neza se mwari? Safa rwose. Yego mbere yuko twinjira mu kiganiro hari gahunda dufite twakomeje gutegura igeze hehe ubu ngubu ya wa mubyeyi? Muntu wese uko numvise Nyamagabe byayogayoze. Nubwo byayogayoze ariko ntago byadukuraho gahunda dufite. Ariko se genda gake. Uribuka umuntu rero nakubwiye uzatugezayo se? Ndamwibuka. None se ntibamufunze? Yego. Nabyo nageraga ngo nze kubigarukaho. Oya icyo ni icyambere kuri kino gikorwa hari umuntu twavuze. W'umukeopi. Yego. W'umuvisi meya. Yego. Muri Nyamagabe. Yego. Muri make urugendo rwakomwe mu nkokora kuko ari twagomba gucaho bamufunze. Yego. Ariko ibindi byo ushize nari nababwiye ko hasigaye 130 ariko nabyo bizaboneka. Ibyo ngibyo niyo gahunda yari kujyaho kumuganura ariko I'm very sorry abakunzi banjye ndabakunda cyane, abantu bo kuri keope ndabakunda cyane. Noneho mbakunda bose abonzi nabo ntazi. Hagakujyaho icyiciro cy'ababasha kunyandikira bakamamagara. Ariko abikirenga nabo duhura bakabimbwira tukaramukanya. Kandi uyu mudamu bafunze we ari muri abo. Twahuriye ahantu arabinyibwirira. We na mugenzi we wa ntuza wa Bugesera. Wa Muhanga. Wa Rwamagana twari dusanzwe dusanga. Ubwo hari abandi babihishe wenda rimwe na rimwe akambona abizi ko akurikira ibiganiro byanjye ariko akakwihorera. Cyangwa akajya nyandikira ntanyiyereka. Akigendera. Uwo muhura rero akabikubwira uwo ararenze. Sibyo? Uwo nindashyikirwa. Yego. Si niyo kategori ya nyuma. So rero uyu mudamu ari muri abo. Nubwo tutarajya muri detengo tumenye ibye. So ku rugendo rero ubwo ndongera shakishe undi wazadufasha. Yego. Uzadufasha. Ariko turabura 130 kandi ntago bizatubuza urugendo. Oya, ibyo ntago byatubuza urugendo. Kandi abantu barakoze pe. Barakoze. Yego. Uyu munsi mu gaseke ka keope utuzaniye iki? Hari byinshi. Ni byinshi cyane. Ni byinshi reka tubanze. Duhere ngewe ndumva twahera kuki duhere kuyu wagombaga kutugezayo? Oya. Burya mu bibi habanza urupfu. Hagakurikiraho igifungo, hagakurikiraho ubuhunzi. Sibyo? Rero ntago twahera ku wafunzwe kandi hari uwapfuye. Sibyo? Tubanze rero twihanganishe abanyarwanda bose. Twihanganishe inteko ishinga amategeko. Twihanganishe cyane ishyaka PL. Ishyaka ryo kwishyira ukizana kwa buri muntu. Ryabuze umuyobozi. U Rwanda rwabuze umusenateri. PL yabuze presidente wayo ibihe byose. So Donatella Mukabarisa abantu benshi baramuzi. Yayoboye inteko igihe kinini mu bihe bigoranye. Muri challenges mu ngorane abamubanjije bari baragiye bahura nazo. Wagerageza kubyitwaramo neza
yisekera yoroshya ibintu nta mahane nta kuzamura ijwi nta ngewe buriya ku giti cyanjye Mukabalisa ayobora inteko nibwo natangiye kubona ko abagore benshi mu nteko bigira byinshi abaturage bunguka suko hatorwa amategeko menshi ariko n'amahoro mu nteko nta uvugwaho ibi nta bugambanye nta bucabiranya nta izaba nyinshi muzabanje abagiye bayobora inteko mbere ye habaga harimo ibyo bintu cyane nk'abagabo abenshi ntibanarangizaga manda none we yarangije ebyiri manza zinarenga uburyo yatwaragamo ibikorwa mu nteko uko yatangaga ijambo atuje personnellement ngiye byambabaje Paul igihe yayoboraga intego nibwo natangiye kubona ko abagore mu nteko bakenewe ku bwinshi ahubwo atari ukuvuga ngo ibikorwa biraba byinshi oya umutuzo d'abord sibyo gutora amategeko menshi se nta mutuzo nta kwitwara gake yisekera rwose umubyeyi ubwo inkuru nyimenye muri kino gitondo banza gushidikanya mbaza abantu bamwe bo mu ishyaka PR barabimbwira nuko banambwira nyine ko yararwaye yarivuje nuko kandi imyaka ye ntabwo ari myinshi umuntu wo muri 60 afite 66 yego so ni igihombo gikomeye yayoboye inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yayibayemo igihe arayiyobora hanyuma ejo bundi ubu nibwo yari yatangiye yari umusenateri urumva no kuvuga ngo iyo mitwe yombi iramuzi ishyaka PR ryo rimuzi kurushaho n'ibibazo biba birimo uburyo yabikemuraga abamwungirije ba honorable Munyangeyo n'abandi nuko ubwo abeza ntibarama reka mvuge gutyo reka ndumva ari ibyo kambyihorere kandekera aho ngaho nababaye cyane nababaye kuko nkurikije ukuntu nabonaga ari umuntu udafite ikibazo ahora yishimye muri kampanye twaramubonye Bugesera yego ni ibintu byantunguye kuko okay ubwo twamubuze nyine twamubuze ariko nibura hari byinshi abanyarwanda bazajya bamwibukiraho cyane rwose yabaye urugero rwiza rugaragaza ko umugore ashoboye kandi umwanya urimo umugore ukora neza ko bishoboka utajyamo icyuho yego ngereranyije n'abamubanjirije donc sinzi uko nabivuga nyine ariko nyine bwo yatuvuyemo mu buryo nakwita kuri nge nabyita butunguranye ariko kuba muri hafi bari babizi urwego ndiho ntago namenya senateri yarwaye cyangwa se yagiye kwivuza cyangwa iki abari bamuri hafi nibo bari babizi ariko nyine ni igihombo ku gihugu yego turamubuze nyine nta kundi hanyuma bashakaga katwihanganisha inshuti n'umuryango we abanyabugesera n'igihugu muri rusange nka PR yo rwose yo birarenze kuko yari nk'umubyeyi wayo yego umubyeyi wayo mbese niko nabyita nka PR yo rwose buriya ni irahungabanye cyane kandi nayo yagiye kuyobora nayo harimo ibibazo yego ayishyira ku murongo tubona biracecetse byangoye kubyakira nabyumvise ahantu
nka habiri cyangwa hatatu hanyuranye, mbona ha kane ariko biba ngombwa ko mbaza abo mu ishyaka. ndavuga ngo nyine byabaye. Yego. So ngayo nguko muri make. Hanyuma dutangira ikiganiro wari ukomeje wari uvuze uti ubwo reka dukomereze kuri uyu muvandimwe wacu, mucuti wacu, vice mayor affaires sociales wa Nyamagabe, umwe mu bahano kuri KOP. Yego. Ibyo yaba arimo byose ndamuvuga nk'umu KOP. none serega turi abantu, ntabwo turi bimanuka, abakora neza turabashima. Reka manze nkoherereze ijwi rya Murangi uze kurishyiramo, cyangwa turishyiremo nonaha? Nta kibazo turishyiremo. Urashaka turishyiremo playing kano kanya? Ndaza no kurishyiramo. Yego, uraza kurishyiramo. Donc Murangira yavuze ko hagati y'itariki 24 na 29 mu karere ka Nyamagabe hatawe muri yombi gitifu w'umurenge wa Musebeya na vice mayor affaires sociales. Katwumve. 24 na 29 Nyakanga uyu mwaka w'ibihumbi 2026 RIB yafunze abayobozi babiri aribo Uwamariya Agnes, umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Nyamagabe, aho akurikiranyweho icyaha cyo kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome. Nkurikiyimana Pierre, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musebeya mu karere ka Nyamagabe, arakekwaho ibyaha bine bikurikira. Icya mbere ni uguhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina, gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gufata icyemezo gishingiye ku rwango, gusaba cyangwa gukoresha imishamubiri ishingiye ku gitsina. Bafunzwe nyuma y'iperereza ryari rimaze iminsi rikorwa ku byaha byakorewe umukozi w'akagari ka Rusekera mu murenge wa Musebeya, bigahishirwa aho kugira ngo bimenyekanishwe kugira ngo bikurikiranwe. Abafashwe bafungiye kuri sitasiyo RIB ya Gasaka mu gihe dosiye yabo iri gutunganywa kugira ngo izoherezwe mu bushinjacyaha. Ibyaha bakurikiranyweho bihanishwa ibihano bitandukanye, aho icyaha gito gihanishwa igihano cy'igifungo kuva ku mezi 6, naho igihano kinini kirimo n'imyaka 15 y'igifungo. Ubutumwa RIB itanga: RIB irasaba abayobozi mu nzego zitandukanye zaba iza leta cyangwa iz'abikorera kudakoresha umwanya bafite bahohotera abo bayobora, kuko uzabifatirwamo wese atazihanganirwa. Umuyobozi wese asabwa kurengera no kurinda aba ayobora, ntabwo akwiriye guhishira icyaha kiba cyakozwe. Ikindi kandi RIB irasaba abantu bose bashobora kuba bakorerwa ibyaha nk'ibyo by'ihohotera rishingiye ku gitsina kutabyihererana, ahubwo bakajya bimenyesha urwego rw'ubugenzacyaha kugira ngo bikurikiranwe mu maguru mashya. Ngaye nguko. So mushiki wacu aragiye, ariko Imana iramworohereza, ntago RIB iragendera ku byo mvuze, ariko we akurikiranweho guhisha amakuru ku cyaha cy'ubugome. Icyo cyonyine nibaza ko icyo ngicyo ashobora kuzabasha. Buriya ni ukuvuga ngo ibikomeye ni ibya gitifu w'umurenge wa Musebeya. Pierre nde bavuze niba ari Nkurikiyimana? Pierre Nkurikiyimana. Okay. Pierre Nkurikiyimana afite Nyamagabe tuyivuga nk'ikintu kinini. Akadi nka etensere bayita iki? Agashashi. Akana agashashi mu bintu biri Nyamagabe. Ntabwo wibuka se bya bindi byakaduha? Ndabyibuka. Wa mwana bataze ku rusenge. Ndabyibuka. Bigeze he? Ntago mazi. Uraza kubireba. Uyu gitifu yahoze ahitwa Musange. Ibintu ngo byo gushakisha ishimisha mubiri ngo naho yari abifite. Abari yo niko bari kumbwira. Nyuma ajya Musebeya. Nyamagabe akaba n'abavuga ko uyu ngo yari imandwa ya meya, ngo yatumaga abandi batisanzura mu kuvuga uko Nyamagabe igenda. Uvuga ngo yari protege na meya uko bivugwa. Ibyo byose akabikora. Impamvu ibyo mbivuze, ushobora no gusanga kuba batwaye vice meya agasigara kandi gitifu yari imandwa ya meya, nabyo ari cyo bisobanuye.
ni ukototera. Ntabwo meya ari umwere muri ino dosiye. Ntabwo affaire sociale yahishira gitifu w'umurenge meya atabizi. Batwaye visi ayinya nkaho ibyo bidahagije. Uwahohotewe yaje kurega i Kigali. Kucyumva? Ndacyumva. Yakwepaga iki? Kuki atareze muri Nyamagabe ntarege mu ntara y'Amajyepfo akazi Kigali? Ubwo aho yarahizeye? Ntiyarahizeye. None se visi bene waruzi icyo kintu wenyine mu karere kose, mu ntara yose, kugeza bageze i Kigali. Ubwo uwo muntu yageze i Kigali aho hose batabizi, za nzego nkubwira. Ubwo iyo bifatanyije na bimwe bya Kaduha nakubwiye n'ahandi nibyo gusa. Erega n'uyu tuzajya gufasha. N'uyu tuzajya gufasha mu murenge wa harya mbwiye hehera Kibirizi, n'uyu tuzajya gufasha. None se urashaka kuvuga ko KOP itekereza kurusha akarere? Ubu si 200,000 turi guteranya akarere karabibuze? Ntabwo bishoboka. Nuvuga ngo igitifu w'umurenge yakurikiranye ikibazo cy'umuturage intambwe ku yindi. Ntabwo aya 800 turi gushaka kuri KOP umurenge wa Kibirizi bari kuyabura cyangwa akarere ka Nyamagabe. Nuko batabihaye umwanya barawukura hehe? Bari muri utwo twose. Ni ubundi se kubera iki meya agira imandwa mu bagitifu? Nuko hari ibyo adakora neza. Noneho abandi bagitifu bicaraga bikanga uyu wafunzwe. Uri kubyumva? Hari n'amakuru nagiye numva bavuga ngo uyu wafunzwe ngo bamusanganye ubwatsi byinshi cyane. Voilà. Ubwatsi se voilà. Ubwatsi bwo kugira gute? Kugenda ahereza abantu ngo miliyoni 10 ziri kashi. None abo yateganya kuyahabo ugira ngo ubwo biroroshye. Ntabwo ari ngombwa ko bose bajya muri RIB, ariko bazahamagarwa, bazagirwa inama, bazaganirizwa. None se uretse gatoya, none se gitifu wafunzwe yafashe ubwatsi abupakira mu nzu bwo kugenda ha abantu atazi ko yabuha babwakira? Yarazi ko babwakira. None se imyaka amaze muri izo shingano urambwira ngo yagiye kurutira abika mu rugo kugira ngo ajye azibisha azibya? Ugiye kuvuga wese ahite abamaze kuyafata se bo ntitubategereje? None se zari 10 niko yazizanye? Urashaka kuvuga ko nta wari utararyaho? Niyo mpamvu we yahohoteye yagiye i Kigali, yamaze kubona iyo neti wakabona ntaho yamenera. Urabyumva? Yego. So uyu wagiye mu mushiki wacu affaire sociale, wenda we administrativement ushobora gusanga yarabyandikiwe no mwibaruwa, ariko amakuru yuko gitifu w'akagari ka ni Rusekera Rusekera byanze bikunze yaratatse, kandi ni ibintu byamaze igihe. Bivuze ko Nyamagabe na bamwe muri mu ntara y'Amajyepfo iki kibazo baba bari bakizi. Wenda officier Roma vice maire affaire sociale akaba ari we wari wabimenye. Cyo ni kimwe, ariko guhishira amakuru ku cyaha cy'ubugome cyangwa kudatanga amakuru ku cyaha cy'ubugome ubizi, abari bazi iyi dosiye ni benshi muri Nyamagabe no mu ntara, ni benshi. Ntabwo tuvuze ngo bose bahamagara, ariko n'uyu nguyu ntabwo cyari cyagihambaye cyane. Ntabwo gihambaye. Uhuheze uyu mudamu gitifu cyangwa vice mayor we ntabwo wishira amakuru. Nangize ngo ni gitifu. Gitifu we birarenze. Kandi gitifu azazamo n'ibyo byaruswa, nayo mafaranga azayasobanura. Ariko uyu amakuru mu kuburana azerekana wenda uburyo amakuru yayabonye nawe aho yayatanze, sibyo se? Ushobora kuba yarahaye umukuriye mu kazi ntayajyane muri RIB, ntiyerekana ibimenyetso by'uko yabihaye abandi, ubwo abo bandi nabo bazarebwa. Biroroshye, sinkubeshye iby'uyu mudamu biroroshye. Si uko ari umukeopi, ariko biroroshye. Wenda ashobora guhabwa n'icyaha cyangwa ikosa ryo kutayajyana ahabugenewe, akaba ari ikibazo cy'amahitamo ye. Kavuga ati ko ari ikibazo cyo mu kazi, gitifu w'umurenge arahoza ku nkeke uw'akagari, ndabimenye, ndabijyana RIB cyangwa ndabibwira gavana cyangwa ndabibwira meya, sibyo se? Ibyo nibyo azisobanura. Yego. Hanyuma rero twitse kuri gitifu sasa. Niho nshaka kugera. Gitifu
ibyaha bine: guhoza ku nkeke ugamije ishimisha mubiri. Inkeke wabyumvise? Sinya nkubwira ariko hari akantu nkunda kuvuga ngo ino mura pasteur yari théâtre yahimbwe niba ari Kamugunga Calixte simbyibuka neza. Ntabwo aba bantu babiri muri Nyamagabe bakurikiranwe, wabyumva? Ntabwo ari bo bonyine, abandi abasigaye abatari kuri RIB ya Gasaka si uko ari abere kuri no dossier, kuko ikintu cyitwa inkeke égale repetition, si byose? guhoza nuguhoza guhoza ikintu cyabaye umunsi umwe, wandikiye umuntu uti wampaye, akakubwira ngo ndanze cyangwa nguhe iki, ugahita wigendera. Ntabwo nyuma y'umwaka bazavuga ngo wajeje ku nkeke ushaka ishimisha mubiri, wabonye ko atashaka kuguha wamuretse. Inkeke rero ni hahandi akubwira inkeke ni hahandi umubwira uti shaka ko tuzahura ukama, ati nguhe iki, bya bindi ugakomeza ugatangira ukamubwira uti wenda nzaguha promotion, nzagusabira promotion, iyi nunyima bazakwirukana, nukora ubukwe umurenge uzagutwerera 3 miliyoni. Ibyo byose uganisha aho hantu. Izo nizo nkeke, guhoza ku nkeke. Ntabwo rero guhoza ku nkeke byaba ibintu bizwi n'abantu babiri, uzihoza ku wundi n'uzihozwa. Oya, umuntu mukuru etape ya mbere ya kabiri amaze kumusaba nka kabiri cyangwa gatatu, deja aba yatangiye kugira abandi abibwira. Ariko bakavuga ko uwo mugabo ngo na mbere n'ahandi ngo yajyaga bigira. Nasubiyemo ibyaha byose uko ari bine, ko byose bishingiye ku shimisha mubiri, imibonano mpuzabitsina, guhoza ku nkeke, ibintu nk'ibyo byose bifitanye isano. Ariko buriya namurangira cyangwa mu mategeko yacu hari ikigomba kwiyongeraho. Nintereta mushiki wawe, sibyo, nkamuhoza ku nkeke, mushiki wawe cyangwa mubyara wawe ntazi, nawe utazi ko namumenye, ntago nagabaye mpanishwa ingingo imwe ni yuko uwo mwanya wicayemo waba urimo umukobwa nkamuhoza ku nkeke. Hari inkeke kuwo mufitanye isano y'akazi, n'inkeke kuwo mutayifitanye. Ntabwo iyo nuance bayishyiramo rero. Gitifu w'umurenge ushyira ku nkeke gitifu w'akagari ntabwo yagahanishijwe nka mudugudu ushyira inkeke ku mwarimu, ko mudugudu ntayobora ishuri, ariko directeur ku mwarimu. Iyo nkeke bifitanye isano. Editor kuri cameraman. Iyo nkeke ifitanye ishingiye ku isano ry'akazi yakabaye igira ingingo yihariye yayo. Hari umugabo nkunda gutanga urugero, yari inshuti yanjye ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubera akazi. Yayoboraga umurenge muri Gasabo, sibyo? Yego. Yayoboraga umurenge muri Gasabo, akabyumva kimwe na gitifu w'akagari mu wundi murenge nawo muri Gasabo. Naho bari bahuriye, baragije nta n'inkeke zabayemo, babyumva kimwe, barigendera barasohoka. Ariko biza kuba ikibazo ko umugabo w'uwo mugore yamenye amakuru, aba ari we ubibibariza. Ntabwo hajemo imanza kuko urumva byabaye match amicale, sibyo? Ariko iyo aza kuba yajyanye gitifu mu kagari ke, ntabwo byari kurangira ngo umugabo byari gufata indi ntera. Donc ni nkuko mbese gitifu wa Muhima w'umurenge yatereta gitifu w'akagari muri Mageragere, ntaho bahuriye. None uyu ni gitifu w'akagari mu murenge we. Ubwo bivuze ngo na raporo harimo n'ibindi no gucunaguzwa, kuko niba warimye gitifu yagusabye, yatinyutse akagusaba, uri gitifu w'akagari ukima gitifu umurenge, ubwo n'ibiraporo byawe byita ibipapuro bimwe akanabicu akajugunya. Yajya gutanga nkagira inka akazohereza mu tugari tw'abamwubaha, wa wundi wamwimye agashyiramo to. Ubwo nuko bireba, izo ni izindi ngaruka kuko impamvu nabivuze
abantu bashasha mu mubiri cyangwa intimite bagendeye ku mpamvu z'akazi byanze bikunze icyaha si ntabwo ari hagati y'abantu ko kigira n'ingaruka kuri ako kazi bakoraga sibyo se umunsi mu kameramani wicaye aho ngaho nzamugira inshuti nkamujyana muri ibyo byishimisha mubiri azajya arekura iki video kimeze gute nituba twabyumvishe kimwe azajya arekura iki video kirimo umwanda uko abishaka kuko yizeye imbaraga za edit ariko nanone nabyanga azajya arekura ikiganiro cyiza gitunganyije neza ngibi ibi ni ibicubo bakoze nkarize kubera iki kakajije ni ukuvuga ngo tugiye muri administration ya Nyamagabe performance za kano kagari ka Rukerera urabyumva kayorwaga n'uyu mudamu wimye gitifu w'umurenge tuzigiyemo twabonamo injuries twabonamo inkomere sibyo se urayobora akagari gitifu aragushaka urabwimye ako kagari kazatera imbere biragoye ntabwo ko iyo nuance yo yisano yo mu kazi bayigira kandi bigira impact ku kazi d'abord icya kabiri ubusitera nigeze kubijyamo inama icya kabiri harimo n'ubwenge buciriritse kumva ko umuntu baguhaye ngo mukorane ushaka no kumwexploiter mu bundi buryo uryamiye ubwatsi miliyoni 10 zo gutanga ruswa urashaka ishimisha mu mubiri ry'ubuntu miliyoni 10 ziko wabonamo nk'abarenga 50 no n'ubwenge buke ufite miliyoni 10 ryamiye mu cyumba urirukanka kuri gitifu akagari umwana ukiri mutoya usaba iby'ubuntu kandi ayo kubiguru uyaryamiye niba bo kugura atabashaka gute ashaka gitifu wakagari niyo mpamvu nawe arimo nyine n'umudefana nawe uzaba nkawe we wamugira iyo nama gitifuza niki avec 10 millions wahamagara wajya muri Eritrea ukazana abakobwa beza nka batatu nyine ibyo ndi kubyumva ariko si mutima we niba uri kumugusha kwa gitifu mutima se bamuhaye ibiro bamuha n'umutima na icyabere no gutandukanya akazi n'umubiri wawe amafaranga nayo wakoreye n'umushahara wawe kuki wumva ko gitifuze niki gitifu akagari nawe ni ibiro by'akagari bamuhaye baguha iby'umurenge mu bijyanye n'imibiri nta kindi nta birenze si bisanzwe se afite ikise kidasanzwe none banza wumve ko ari ubwenge buke gutsimbarara kuwo baguhaye mu kazi kandi uryamiye ubwatsi bwakugurira n'undi wajya ni Burundi ukazana misi n'ubwenge buke none bimugejeje arashaka gitifu bimugejejemo wabyumvise se iyo agira ubwenge butari ubwo mvuga abakiri ku kazi mugira inama none ndebe ko asubira mu biro yongera abe gitifu ntasone uryamiye ni miliyoni 10 uratsimbarara urahoza ku nkeke gitifu akagari izo miliyoni 10 zakugurira abarenga 50 ntabwo bitekereje n'abajyanama bawe bameze nkawe cyangwa bagushukaga kuba yari imandwa ya meya nabyo tubyumva nako ujye ukagarura kuba ari inshuti ya meya ayinya bashobora no kumukurura kuko bashobora no kumushuka sibyo aho kugira ngo hagire umugira inama atari ko kufite miliyoni 10 waje nkakwereka uwuhamo 200 aho kugira bamugira inama akavuga ngo komeza bakamupushinga kuri gitifu kuko bazi ko bizamukoraho uri kubyumva bakabaye baramugiriye inama simbara kuri gitifu nta n'ikidasanzwe hari akandi kantu utumye nibagirwa ariko ndaza ninkibuka donc icya kabiri ndakibutse abagore bose bateretwa bararega oya bose se babika ibimenyetso oya kuki se gitifu akagara ataba gatumwa wasanga ari gatumwa ari umutego kuko uyu mugabo n'ubundi usibye kubangamira abantu abahoza ku nkeke no kuba yari ingenza yamiye hari abo yarabangamiye none abantu bakabwira ati uko akwandikiye jya ubika message bijyana akaba ari nayo yaba impamvu yatumye atarega
mu majyepfo atarega muri Nyamagabe ntarege mu majyepfo akaza i Kigali. Iyo nama se yarayigiriye. Ayinya umvise ko dossier iri compliqué. Iri compliqué kuko hashobora kuba harimo imitego myinshi. Icya kabiri yavugwamo benshi ko hari abandi bayisurroundinze. So icyo icyambere cyo nakubwira abantu bose navuga ngo ikisi cyane ukuri pe ntabwo uze ari umuntu dizo uriya mukobwa wo muri karakazo ducaho uratuguraho amabuye uko ninje mubwe nkaboza uzampa ryari yajya kurega yavuga ngo ni inkeke nkishwe muhurira ntabwo basabwa bose babyita inkeke ahubwo uyu nguyu nuko biri mu kazi ariko ashobora kuba ari gatuma ubundi umuntu niba gusabye ukamwima ariko mu byaha bavuze ubwo no kuyikoresha niba ari kugahato sibyibuka niba yarigeze kugira ubundi umuntu agusabye ukamwima umwe yaciye iburyo undi agaca ibumoso aho ngaho rero biba bigoye kuko ntago azamwubaha gitifu azavuga ati niba narasabye niba naramusabye genda gake yamise nkumva murangira n'ibyo avuga byo gufata imyanzuro ishingiye ku rwango igitifu w'akagari yimye umurenge none agiye kumwimurira hakurya y'ishyamba ariko kumurenza umurenge byo ntabwo ari biri mu maboko ya gitifu numvise ko bamwimuriye muri Nkomane keretse uyu visi meya bafashe ari we wabigizemo uruhare ngo uwo mudamu uwo gitifu wo mu kagari ka Rukerera kugira ngo ave muri Musebeya ajye muri Nkomane ho ngo ni kure cyane ariko ibyo si gitifu w'umurenge ubikora mitasi ivana umuntu mu murenge runaka ijya mu wundi ica ku karere dushobora kuba turi kubyumva nabi ko yakuno mugabo nawe yagize tukaba turi kumurimiraho ibisinde yakwimura gitifu w'akagari amujyana mu kandi kagari mu murenge we ariko ntiyamusohora mu murenge bitaciye ku karere nabyumvise iyi dosiye rero nabyumvise ko abantu urumva aho niho hitwa ngo gufata umwanzuro ushingiye ku rwango mu kazi wenda igishoboka ashobora kuba yaramukoreye raporo mbi ati uyu muntu sinkimushaka mu murenge wanjye muhaye akarere kabona akora neza kakamujyana mu wundi wakure kuba ari uwakure nta ruhare gitifu w'umurenge yabigiramo kuko Nkomane ngo iri mu mirenge isa naho yigiye hirya hari abandi babifitemo uruhare wenda wasanga ari byo affaire sociale azira ariko kuvana gitifu w'akagari mu murenge ukamujyana mu wundi ntabwo ari ibya gitifu w'umurenge tujye twumvikana so umwanzuro ushingiye ku rwango ntabwo ndi kugetse kumukorera raporo ngo sinkimushaka ibyo birashoboka icya kabiri hari n'abari kuvuga ngo yamujyanye kure y'umuryango sinzi ni ibintu twakurikirana neza tukareba umuryango we uri hehe ni umuryango ukeneye keya zingana iki nibisanzwe kuko naho kure hagomba kuba abayobozi nanone yego yahinya ntabwo dufite imirenge itagomba kugira abayobozi sibyo kuba wava mu murenge umwe ukajya mu wundi ngira ngo hano muri Kigali wabonye ukuntu bicara babazunguza cyane none se umuntu utuye Nyacyonga iyo umuhaye kuyobora Rusororo urabona iyo distance irimo none se umuntu utuye Shyorongi iyo umuhaye kuyobora Masaka cyangwa Ndera urumva essence igikomero Rutunga umuntu utuye Norvege ukamuha kuyobora Rutunga urumva ahantu mujyanye cyane ibyo rero nta bantu bakabaye babitindaho reka ubwo butumwa nabutambutse n'ubwa Minaroke niyo yakabaye bitambutsa ahantu haba kure hapfa ko ari ku butaka bw'u Rwanda naho hafite uburenganzira bwo kuyoborwa kandi neza cyane ishobora no kuba ari nka promotion bakavuga ati uko wayoboye Rukerera neza ngwino tukujyane muri Nkomane yego buri butaka bw'u Rwanda n'abaturage babutuyeho bwemerewe kuyoborwa kandi neza so nta gice cy'u Rwanda kitemerewe kugira umuyobozi kandi mwiza so rero bagushimye bakakuvana Nyarugenge bakaguha Bugarama
nuko na Bugarama ari abanyarwanda nabo Ugiye bakeneye kuyobora. nabo bakeneye umuyobozi kandi mwiza. niba wakoresheje imihanda niboyi bakabona imeze neza niba bakujyanye Rubavu genda nyine ya mihanda wazanye niboyi na Rubavu irayikeneye akano kuvuga ngo umuntu bamujyanye kure rero akoko rwose wape ayo ni amarangamutima kuko nta kure mu Rwanda habaho hadakwiye umuyobozi kandi mwiza. So ubwo rero bazahabwa impundu batabarutse ariko umukeyopi wacu we Imana iramworohereza ndabyizeye. ako kantu ukavuze ndabikunda cyane gute ngo bazahabwa impundu utabarutse nyine nugutegereza ijambo rya umwanzuro wa nyuma ariko umukeyopi wacu we ndabibona biroroshye ariko uyu mugabo nawe urumva arimo imikino y'ibirarane byinshi kuba yarasanzwe ababimuvugaho mu murenge wa Musange hanyuma no kuba ngo yari ishumi ya meya cyane ibi biri gukorwa ni nko kwereka meya ngo meya nawe ntago uri shyashya kuko gitifu aravugwaho ibi na bwa bwatsi bwo mu cyumba n'ibyo byo gushaka ishimisha mubiri ari gitifu umurenge wawe ukamugumana barangiza akarakubwira ati dore n'ukungirije nawe si shyashya se wowe usigaye hehe umumeya yavuga ngo yase ni amashimwe kuri meya yishwe visi meya wawe na gitifu wawe bafunzwe nawe ntaho na gitifu wawe nawe ari mu manza w'akagari kawe ibyo no kukwereka ngo ntacyo uri gukora cyane abantu bose se twahereye kera guhera kuri uriya mwana iriya kesi y'umupfumu w'Akaduha tubivuga tuba tuti Nyamagabe rwose none birangiye muri Nyamagabe akantu karuswa karimo cyane gusaje karadominiye pepe nese gitifu akagari yagiye kurega i Kigali gute ruko yarazi ko nta butabera azabona karadominiye cyane kuri ruswa ruko yarazi ko nta butabera azabona none se uriya mukecuru wa Kaduha nyina wuriya mwana uzi ko ngo bajya kuburana atabizi kandi inka ngo zirwa zisohoka mu nzu zigurishwa sinabibabwiye se bagavuga ngo systeme yanze yamara kuhava ngo turaburanye yego mwari turi kugenda tugana no ku musozo ariko mbere yuko tugana ku musozo muri iyi minsi iri imbere bamwe mu bo dukora akazi kamwe bagiye kurongora ni benshi harimo na mushiti wawe bose ni bashuti banjye mushiti wawe ndavuga Dashima Dashima ni mushiti wanjye ariko buriya ntabwo ari mushiti wanjye cyane ni mushiti wanjye kubyo akora nkunda ariko ntabwo ari mushiti wanjye kurusha Ida nawe afite ubukwe Ida na Ntuza na Hiti buriya nkunda umuryango wa Radio TV Tele ndawukunda cyane ukunda utanga abageni hagati yabo buriya Ida na Hiti nibo bantu bazaba barabaye aba kabiri dushingiye bakorana Ida buriya mukunda ko oya ni umwana mwiza cyane ubwo uzi ko imbere twari twarashingiye undi witwa Boneri na Fifi nabo twarakoranaga bombi icyo ni kimwe icya kabiri rero ntabwo ndi bukivuge mushiti wanjye Dashimu narishimye cyane ndanamubaza arabinyemerera nibyo kwishimirwa cyane ntabwo yambwiye itariki y'ubukwe ariko nabyo azabimbwira ngicyo nari nkeneye no kumenya ko ese ibyo biri kuvugwa nibyo arambwira ati yego ikintu rero buriya nanone mushimira we na Oswa Kimu buriya hariya kuri Radio TV Tele bakunda gutanga bahana inka rwose ni umuco na Dashima ari mu bazitanga n'abandi bari mu bazihawe ariko zimwe zitaha se gusose zitaha nyine ndabyuka Dashima wari yayihaye agiye kujya hanze avuga ati ngwino manze nguha inka yawe sinzi igihe nzagarukira ariko yaragarutse ariko yarabanje ayitanga nizitaha ntarese hari ase nizitaha erega izidataha nizaba sendataze umugabo akantu ndi busorezeho Dashimu na Oswa Kimu hari akantu bahuriyeho sibyo hari akantu bahuriyeho muri stati yabo ibyo Dashima agiye gukora bisa n'ibyo
n'ibyo Oswa Kim yakoze Eh. ntabwo ndengaho kuko ntabwo nabasabye uburenganzira yego rwose nanjye ariko ni ngiye igikorwa kukubwira. cy'ubutwari Eh. bombi bafitanye isano Eh. uko Oswa Kim yabigenje Ni nako na Dashim niko agiye kubigenza Eh. ariko ntumbaze ngo ni iki oya ntago mbikubaza warambwiye ngo aba KOP barumva barumva barumva. nanjye sindenga Ariko abo kandi bantu- nawe ntuharenge ariko abo bantu bombi nibamuha uburenganzira nzabivuga yego ariko oya nyuma y'ubukwe Eh. nyuma y'ubukwe bwa Dashim bwo nzaba nemerewe kubivuga yego bwo nzaba nemerewe kubivuga ariko nawe arabizi donc ibyo inzira Oswa Kim yaciyemo na Dashim nizo aciyemo kandi bakorera ikigo kimwe byago urumva ko ari ibintu byiza cyane hari n'undi rero nawe ufite ubukwe undi yitwa Mutabazi Oya, Apotre umwihorere umwihorere uzabikoreho uze kubikoraho kuri Max kubera ko simbizi uramwihorere reka twitahe oya ntabwo ari ugutaha kugira ngo mbivuge biki koko umuntu arajya hariya ubukwe bw'abantu 30 n'abashaka kubutaha yababuriye imyanya ariko atangiye gukora urutonde rw'abazabutaha akabirukana kabasohora nka hundi wese yabonye ntaho ubukwe ntatumiwemo ufite ubukwe bw'abantu 30 ubwo mu babyigana bwa mbere ko na Karegeya arimo koko ariko dufite ikibazo ku mihanda umuntu agaragaza intege nkeya aho kugira ngo tumurangire uburyo zazamurwa tugashimagiza tugakoma amashyi kandi uko dukoma amashyi niko noneho yumva ko noneho ari mu nzira nziza agakomeza nuko ni ibyo ngibyo buriya abantu baba bagaragaza ko bafite ibibazo ariko twebwe tukanima tukabanima natwe ubwacu kubura noze pizo ko atigeze amubaza ngo urabizi neza ko ataha ubukwe atatumiwemo ntabwo kantu yagomba guhita kamubaza ariko hari n'ahandi nabigarukira parike ushobora gusanga hari abantu bishimira kuvuga izina ryanjye mu kanwa kabo cyane ko namwe mwabishyize no muri titre mu Rwanda rungana gutya ninjye ushobora gutaha ubukwe bw'akasohora ariko baramusubije wasomye commentaire none se Karegeya azaba yabuze icyo akora so bwizira nk'ubutega niko nabivugaho ariko nyine baretse gatoya ikintu nashimye nsanzwe mvuga conjoncture uriya muhungu ubukwe azakora gutumira abantu bake yego 30 ni bakeya ariko gutumiye 50 yaba ari politike nziza ko turi mu bibazo by'ubukene sibyo gutumira abantu bakeya mu bukwe nibyo ariko nanone kubajyana ahambaye nanone harimo ikindi kintu abantu 30 nzi ko saro y'iwabo yabakira babyumva saro y'iwabo ntusirishwa ko iwabo bazabutaha muri abo 15 barimo ni mwagomba kubimubaza mwebwe icyo nizo mwagomba kumaza kucyo ujyana hariya iwanyu saro y'iwanyu ni 30 nibajyamo hari impamvu ngo azabajyana hariya ngo nuko ngo hari security ihagije nicyo yasubije aho none se azararamo hariya nima azatura wapi none se aho tuye hari yiyi security ihagije y'amasaha izatuma ubukwe bwe bugenda neza okay icyo ni kimwe icya kabiri ndashimye gutumira bake nibyo ariko kubajyana hahenze nanone mu byo ntabwo ari byo icya kabiri nashimye nuko avuga ngo abaho mu buzima bw'ubwami sibyo yego noneho akajya abwira Pizo we ngo Pizo we ngo aba mu bwa politiki demokarasi mu bwa demokarasi atasi utamuremera mba numva mba nakurikiye aba mu bwa demokarasi
undi akaba Mu bw'ubwami. mu bw'ubwami ariko uba mu buzima bw'ubwami agasingiza ababaho mu bwa demokarasi kugera aho abiyandikaho. Ako nako ni akandi kabazo, niho mwakabaye sibyo? Ubwami na demokarasi ibyo nabyo ni ibindi bibazo. Usingiza ba demokarasi wowe uba mu bwami, wayigumye maze ariko mwaje murareka mbaho mu buzima it's okay. Ndumva niba ari icyo washakaga. Ni icyo nashakaga. Nibyo ariko yarakoze rwose. Tumira abantu bake ariko 30 ndabizi ko n'umuryango we ubwo no kuvuga ngo se azamuga ati nturenza abasaza babiri gaho mbwira akabariro n'abantu bafite ibyuma n'abantu 30 ku mpande zombi 15 ubwo ku ruhande rw'umugabo 15 harimo abo bavukana abana babo ababyeyi baba mwana base yamahe deja barenze. Rero nabyo ni ibintu babisaba kongera umubare. Nuko yabisobanuraga nkaho ari nka karabu y'abantu ngo basanzwe basangira akabenzi nabonye akavuga cyane. Ariko ubundi amafaranga si ikibazo cy'ubushobozi kuko amafaranga yakira abantu 30 hariya yakwakira 100 ahandi, ariko ni amahitamo ukwe n'ubwe nuko. So gutumira abantu bakeya ntabwo ari bicyane, ariko nanone hari abangombwa utakabaye usiga, kandi imiryango yacu turayizi uko ingana, ariko mu buzima bw'ubwami uko abaho mu buzima bw'ubwami biremewe nta birenze. Premium Construction Group Mero washyizeho akavideo. Yego ariko ndaza kugahindurira sound iyo baduhaye irimo copyright bayishyizemo ariko nahise nyikuramo. Okay. Amamaza ntuza ntange nimero za Mero. Bugira amamaza premium hanyuma nimero za Mero mbe nzita. Ahubwo se muri kare akavideo ko nabonye ntazo bashyizemo. Erega nabo erega abanyemari cyangwa abashoramari cyangwa barwiyemeza mirimo ntago nta nosi yo kwitangaza kuri baba bafite. Nizo copyright ntago baba bazizi. Tuba tugomba kubagira inama. Iyo yemeye kukubera umukiriya. Ahubwo kugira ngo byorohe wowe uzinyoherereze nze kuzishyira muri kariya akavideo kabo zijye zihoraho. Yego. Urumva iyo yemeje kuba umufatanyabikorwa wawe uba ugomba no kumubera umujyanama mu bijyanye na communication, sibyo? Wicyo akora ni uguhiga ubwatsi, sibyo? Kandi bukaboneka. So rero kumugora ngo ibi premium se yo ntiyari ifite akavideo nako kakazamo copyright cyane kamwana afunze. Ntabwo baba babizi rero, ntabwo babizi, ntashobora gutandukanya igifite copyright n'ikitabifite. So nicyo tubereyeho, tuba tugomba kubagira inama. Premium Construction Group rero ni abanjeniyeri beza cyane b'abahanga, baravanze abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, rwose bakubakira inzu nziza kandi ikomeye. Iyo ufite amafaranga yawe ukagenda ukababwira ati ndashaka kugura ikibanza, bakubera umujyanama mu kibanza ugiye kugura, bakakurebera aho hantu uko hameze, bakabanza bakasuzuma neza, bagapima ubwo butaka, bakareba ese ikibanza cyawe kizakira inzu ifite tone zingahe. Ibyo byose bamara kubigukorera bagatangira bakakubakira inzu yawe, ukagenda ubishyura bitewe naho igikorwa kigeze. Wabona yafite yose rwose, ugahita uyayura ukabahereza, ukababwira ati ngewe ndashaka inzu imeze neza yuzuye. Nkaho ibyo bidahagije, iyo inzu yawe imaze gutunganywa neza udashaka kuyibamo, bo bagushakira umukiriya akayibamo, akajya kuha ubwatsi, nawe ubwatsi bwawe ukabubona buri kwezi, kandi inzu yawe bakayikurikirana ubuzima bwayo. Niko babigenza. Bakorera hano i Remera mu marembo ya Rebu, bafite n'ishami i Rusizi gishobora gusavinga Karongi ndetse na Nyamasheke na Bukavu, bagerayo nta kibazo. Muhamagare kuri 0784 42 cyangwa 078559 80 muri Vista Kigali naho ni ahantu heza, ni ahantu hanini, ni ahantu habera ibirori byose, ama private party. Bafite sale nini zagutse, bafite ibyumba byiza byo kuryamamo, bakagira icyumba gifite uruganiriro, bakagira icyumba cyagutse gishobora kwakira imihango yo gutwikurura umugeni. Murumva ko ni ahantu heza, ni ahantu hari amafu,
ni ahantu ugera rwose ukumva uguwe neza kuko bafite igikoni cyiza giteka neza, bakagira mucoma w'umuhanga ubizi neza wabyize kandi w'umunyesuku, bakagira screen nini cyane zo kureberaho match, bakagira biyari, sale z'inama, ibirori bitandukanye, izibimina byose ni hano muri Vista Kigali mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira. Hari n'indi shami mwarimu yambwiye ngo riri hano kwisangano ariko nta byumba bafite, bafite icyokezo, ni igikoni cyiza cyane nk'icya mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira. Yego ni mu bahamagare rero kuri 0785 40 Yego mukoresha amakomande. Hari inzu nziza nkomeza kubabwira iri hano i Masaka. Shyiramo amafoto yayo, ni inzu igeretse iri mu kibanza Kigali cya metero kare 1580. Numva hajyamo n'indi nzu ebyiri, ahubwo ebyiri ni hanini, ni inzu igeretse, ni inzu yubakishije amatafari ahiye. Ako ntiwayibonye ubundi wowe? Je narayibonye, narahageze. Yivuga narahageze, suyibuka ahantu batwakiriye turi abantu ibihumbi, amatente byavuye mu turere twinshi, ahubwo mu turere twinshi, abarukira abahehe. Yego ni inzu nziza, ni inzu ikomeye, ikingishije muvura. Yego ni inzu na nziza, na parafo ni muvura, inkuta ni amatafari ahiye, na korotire ni amatafari ahiye. nimugereyo rwose, ino nzu muyigure kuri miliyoni n'ubutaka ubwabyo 300 miliyoni 300, kandi nta gihendo kirimo. Kiriya kibanza gisaguka cy'ubwacyo nticyajya munsi ya miliyoni 100 cyane. Hani Masaka rwose hafi y'aho bita ku Munyinya, ni hafi. Yego ubwo muzaduhamagara tuhabarangire. ya yindi y'Intarama, Intarama nayo ariko ni nziza, sha, ni nziza, nayo ifite ikibanza kinini gisaguka, ifite parking ijyamo imodoka enye, irimo y'amapave na jaride ukwayo, ikigega, ibyumba 4, imikindo yarakuze. Irashaka miliyoni 80, ariko yo ni imari ishyushye. Yego ni imari ishyushye rwose, bagomba nayo bazatunyureho. Ni hano Intarama ku muhanda wa kaburimbo uva kuri arete ugana ku murenge, aho bita ku kizunguruko cyo kwa Rugaju, naho ngaho iri. Ni hano hafi, hano hirya rwose. Akamoto kavuye i Kigali ni 2. 2 se si menshi ra? Oya ni 2. Ubwo wavuye hanyuma se uvuye i Nyanza? Uvuye i Nyanza ni 5. Surumva taruca abana. Ni hafi kabisa, ni hafi cyane. Yego ikibanza cyawe se ntabwo ushaka kucyamamaza hano? Ikibanza cya Bishenyi, ikibanza hano Bishenyi, nubwo wambwiye ngo ntiwajyayo. Neze kuvugisha ukuri ntabwo byica umutumira nerega. Kuri kwawe rwose, none kuri kwawe njyewe ntabwo najyayo Bugesera hashize cyangwa Muyumbu. Erega rwese ntabwo wavuga ngo igihugu cyose uzagitura. Ni nk'uko burya mu buzima ushobora kuvuga umwana wanjye aziga muri iki gice, ushobora kuvuga ati dore uturere nashakamo umugore, dore utwo nashakamo umukozi, dore utwo naturamo. Mutwo nigeze ntekereza karari karimo. Sibyo? Yego. Urumva? Ni ikibanza kinini rero, ni ikibanza cyiza, ni ikibanza rwose kiri ku mafaranga make, ni kuri promotion. Reka naho mbashyiremo kano ka video mukarebe, muze mwigurira imari rwose, ni imari ishyushye. Babwire nimero za nyiracyo, telefone yazimye, ariko zirimo muri aka ka video. Ba diaspora ni muze mugura imari, kubika amafaranga neza no kuyabika mu butaka cyane rwose. Iyo yabitse mu butaka ntago wicuza. Mwari reka ngushimire cyane. Yego ibiganiro byacu hano kuri KOP byo nakagaruka.